turavuga ku bijyanye n'idini rimwe isi irimo yubaka cyangwa irimo ishyiraho ububi bwaryo n'ikibazo rifitanye n'agakiza Kristo yaduhaye. Ubundi idini rimwe ni iki? Ese ubundi idini rimwe ntiryari risanzwe ririho? Idini rimwe icyo ari cyo wenda mbisobanuye mu Kinyarwanda ni impuzamadini. Mu Cyongereza tubivuga neza ngo ni interreligious council. Nukuvuga ngo nuguhuza amadini yose akaba ikintu kimwe. Noneho nukuvuga ngo ya ntego bihaye yo bise agenda 2030 agomba kuba harimo ibintu bigera ku bitatu. Ariko ni nk'ibihugu bingahe wabuzi bimaze kugeramo? Kaduhere kuri Afrika. Muri Afrika Uganda ibirimo, u Rwanda rubirimo, Kenya ibirimo, hafi ibihugu ya byose byo muri Afrika, kuko Uganda bayita Interreligious Council Religion for Peace. Muraza kureba kuri icyo kirangantego, iyo ni logo yabo cyangwa se ikirangantego cyabo. Aha Sierra Leone babirimo, murareba ikirangantego. Ethiopia babirimo, murareba ikirangantego. Kandi wareba wakwitegereza ugasanga intego yabo ni imwe, ikirangantego cyabo kirimo akantu k'akanuma, noneho hejuru bakandikaho amagambo runaka, noneho barangiza bakandikaho Interreligious Council wenda Uganda, Interreligious Council Sierra Leone, Interreligious Council Kenya, Ethiopia n'ibindi. Noneho hasi bashyiraho intego imwe bose, cyangwa se mu Cyongereza ibyo twita motto, intego bakayita ngo Religions for Peace, idini y'amahoro. Iby'ibihugu tubiveho. Noneho nukuvuga ngo iyo dini imwe bashyizeho barimo bubaka nayo bayihaye ikirangantego ku rwego rw'isi. Dore murakireba murakibona kiriho ubunuma bubiri cyanditse ngo World Interreligious Council. Mukanya turi busome mu byanditswe kugira ngo turebe ibi bintu aho bihurira n'ibihe by'imeruka duhagazemo. I Burundi nabwo bari babigira. Ibihugu hafi ya byose gipfa kuba ari igihugu kiri mu isi kandi kiri hasi ya WEF, World Economic Forum, cyangwa se ya UN, United Nations. Nukuvuga ngo ayo namahame ava hejuru, order from above. Nukuvuga ngo reka mpere wenda ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, uburyo bahuje ayo madini bajya bagira igihe cyo bahura bakaba baterana bagasengana. Mpereye wenda ku madini akomeye hano mu isi tuzi, cyangwa se kubitwa abakuru b'amadini mu isi. Hari igihe papa wubwe yahuye n'umukuru w'abaporoso ku isi, n'umukuru w'abasilamu ku isi mufuti, n'umukuru w'ababudisti, n'umukuru w'ababahayi, n'umukuru w'iki, kugeza aho banubatse n'urusengero rw'icyitegererezo rwo bise Abrahamic Temple Abu Dhabi. So no kuvuga ngo rero icyo ni icyitegererezo bari batanze. Uganda bahora bahura rwose. Abakuru b'amadini bakomeye haba harimo witwa ko ari umukuru w'abakristo w'abaroko, hakabamo umukuru w'abanyagatolika, umukuru w'abaporoso, w'abasilamu n'iki. Abo bantu iyo bahuye basenga gute? Hari umupasiteri umwe hano mu gihugu cya Uganda wigeze kubivugaho, arangije aravuga ati hari ahantu sinzasubirayo kuko yari umuntu utinya Imana. Ngo bagezeyo bagiye gutangira gusenga, baravuga ngo umva amabwiriza ari hano. Biri ivuga yuko Yesu ari we mahoro yacu cyane. N'umunsi yavukaga abamarayika bararimbye ngo mw'Ijuru icyubahiro kibe cy'Imana, noneho mw'isi amahoro abe mu bo yishimira. Amahoro abo bantu bari guharanira yo guhuza hamwe imyemerere n'ayahe nayo kurimbuka. Ko Yesu ari amahoro yacu akaba batamwemera bamukuramo mu myizerere. Oya, Bibiliya ibivuga amahoro bashaka n'ayahe. Uganda hari amadini yandi y'abanyamahanga, Abahindu, Ababudisti, Ababahayi, bose barahari. Za tempo zabo zirahari muri Uganda. Kandi wibuke ko bihaye intego yo kuvuga ngo ni idini y'amahoro. Noneho ngo ntago bashaka gukomeretsa wa wundi utizera Yesu. Imyizerere yundi. Aha ubisobanuye neza. Noneho ubwo icyo gihe ngo ni ugusenga mu izina ry'Imana ariko udasenze mu izina rya Yesu. Mu Cyongereza tunabyita neza ngo he is a prince of peace, niwe mwami w'amahoro wenyine. Kristo niwe mwami w'amahoro. None rero niba abantu bavuze ngo barashaka amahoro ariko hanze y'izina rya Yesu, nta mahoro barimo bashaka, ahubwo barimo barikururira kurimbuka, umujinya w'Imana. Niba muri itore muramenye, nimwinjira muri ibyo bintu by'impuzamadini already mumaze kwifatanya n'abatizera, kandi mumaze kwifatanya na Beriyari, ndetse mumaze kwifatanya n'umwijima. Ntabwo umucyo ukiri muri benshi, ntibashaka kurenganywa ubw'iryo zina rya Kristo. Icya kabiri, benshi bari ku nyungu zabo, cyubahiro, ubutunzi no kumenyekana, bigatuma rero bajyana n'ibigezweho kugira ngo nabo bakomeze bagezweho. Ariko nubwo bagezweho mu isi, mu ijuru bazabazwa amaraso yabo bayoboye. Kumenyekanisha ubuyobe buri mu madini, ibiganiro biteye imbere, byose birakuremamo agakiza. Duhure hamwe twige tumenye Bibiliya. Ayaloni TV ni urubuga rukuri. Ayaloni TV reba tangaza amakuru rurisha. Ayaloni TV. Reka ngusuhuze kandi nkwifuriza amahoro y'Imana.
nshuti mukundwa, wowe ukurikirana ubutumwa bwiza tugenda tukugezaho, Imana igumugisha cyane kandi kugwiriza amahoro menshi. Reka dukomeza abananiwe cyangwa se abarwaye mu mubiri ukabonanije. Uwiteka komeze kubazigama kandi akora imirimo ikomeye kuri mwebwe n'abandi bafite ibibazo bitandukanye. Imana ibahe umugisha rwose n'ibyo muyifuzaho. Turashimira Imana rero kuko yongeye kutwemerera kuboneka imbere ya Iron TV. Turabasaba rero ukimara kumva iki kiganiro rwose muvandimwe, wowe wifuza ko abantu bakuva ubutumwa bwiza, mudufashe gusharinga ubu butumwa. Sharingira inshuti yawe, sharinga muri group urimo, kugira ngo dufatanye kwamamaza ubwami bw'Imana. Kandi Bibiliya iravuga ngo abajyana n'abandi gutabara bazagabana umugisha w'Imana. Fatanya natwe kwamamaza ubutumwa bwiza, we kwihererana ubwo butumwa ubwo buha abandi, kandi umushishikarize kucyumva kirangize. Nawe ndagusaba ko mu kiganiro ukakirangiza, kuko nibwo uba wumvisha ubutumwa neza kuzuye, bigatuma ubugingo bwawe bwubakika. Yawe ugiye kureba ikiganiro ni Jalik ikingeneye missionnaire. Hanyuma rero twakiriye umukozi w'Imana Shyaka, reka tumuhe umwanya kugira ngo asuhuze abadukurikiye, abashyashya bibwire kandi asengere kugira ngo Imana ituyobore. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amazina yanjye ni Shyaka Edward, nirata agakiza Umwami Yesu yampaye konyine. So aho muherereye mu mpande enye z'isi, abakurikirana Iron TV, turabakiriye muri aka kanya kugira ngo tubane. Uyu munsi rero ntagiye kure, turavuga ku bijyanye n'idini rimwe isi irimo yubaka cyangwa irimo ishyiraho, ububi bwaryo n'ikibazo rifitanye n'agakiza Kristo yaduhaye. Murakoze cyane, reka dusenge. Imana ya Abrahamu na Isaka na Isiraheli, Yesu Kristo sweetheart, ndagushimiye, ndakuramije kuko wera kandi ukiranuka. Twongeye gucisha bugufi imitima yacu n'imibiri yacu turi imbere ya kamera ya Iron TV, Data, kugira ngo umanuka bari wowe uvuga, bari wowe ukora kandi wiyubahishe. Dusengeye Data n'abadukurikirana bose muri uyu mwanya, ndetse n'abazadukurikirana, kugira ngo ubu butumwa buzagira aho bubakura n'aho bubashyira, kandi bahishurirwe iby'ibi bihe by'imeruka tugezemo, Uwiteka, kugira ngo batariganywa n'umwanzi Satani, ahubwo babashe guhinduka, bahindukirire muri wowe Kristo, bakomereye muri wowe kugeza ku munsi uzagarukira gutwara itorero. Shimwa kandi himbazwa umugisha ya Iron TV, umugisha abadukurikira bose. Uwiteka, icyubahiro cyawe Data kigaragarire mu mitima yacu, dukora ibyo ushaka kandi ushima, mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Amen. Uti idini rimwe, kibazo rifitanye na Yesu. Icyo nabanza kubaza aho ngaho, ubundi idini rimwe ni iki? Ese ubundi idini rimwe ntiryari risanzwe ririho? Wenda icyo nagusubiza, idini rimwe icyo ari cyo wenda mbisobanuye mu Kinyarwanda, ni impuzamadini. Mu Cyongereza tubivuga neza ngo ni interreligious council. Ni ukuvuga ngo ni uguhuza amadini yose akaba ikintu kimwe. So iryo dini rero ntago ryari risanzwe, gusa bimaze igihe biri muri process cyangwa se mu nzira. Leta n'ibihugu by'isi n'imiryango ikomeye ku isi bagiye bagerageza kugira ngo babihuze, kubera yuko dutinze tubivugaho intego cyangwa icyerekezo cy'isi nshya barimo bashaka ngo kubaka, bayise isi nshya. Mu Cyongereza tubyita the new world order. Noneho nukuvuga ngo ya ntego bihaye yo bise agenda 2030, agomba kuba harimo ibintu bigera ku bitatu. Ariko uyu munsi ndavuga kuri kimwe, ari cyo kijyanye n'idini imwe y'isi yose, impuzamadini, bagahuza amadini yose n'imyizerere yose, bakitwa ko ari iki, bose basenga Imana imwe. Ntago byari bisanzwe, ariko ubu ngubu rwose mu bihugu hafi ya byose barimo baragenda babyubaka n'isi yose muri rusange. Noneho iryo dini ukuntu bimeze sasa, cyangwa se ikibazo rifitanye na Kristo, nuko niba barimo bahuza, reka tuvuge ngo wenda nk'igihugu ndimo cyane uri gusaho twari kuza kuhagera, ahubwo
ikibazo nari nkubaje ryari risanzwe rihari cyangwa nibwo biri koroganizwa? Byari bisanzweho ariko bigikorera mu bwisho bitarajya ku karubanda cyangwa ngo bibe itegeko. Ariko aho turimo tugana birimo biragenda bishyirwa ku mugaragaro, bisobanuye ngo mu minsi iri imbere bishobora kuzaba itegeko. Ukuvuga ngo mu ibihugu byose bari kugenda babyemeza cyane rwose, ku buryo na za government zigenda zibasha kuyiparticipamo cyane rwose. None se ikibazo gihari ni nk'ibihugu bingahe wabuzi bimaze kugeramo? Ibihugu bundi hafi ya byose ku isi. Kaduhere kuri Afrika. Muri Afrika Uganda ibirimo, u Rwanda rubirimo, Kenya ibirimo, hafi ibihugu ya byose byo muri Afrika se cyangwa byo mu isi yose birimo, kuko Uganda bayita Interreligious Council Religion for Peace. Muraza kureba kuri icyo kirangantego, iyo ni logo yabo cyangwa se ikirangantego cyabo muri Uganda. Aha Sierra Leone babirimo, murareba ikirangantego. Ethiopia babirimo, murareba ikirangantego. Kandi wareba wakwitegeza ugasanga intego yabo ni imwe, ikirangantego cyabo kirimo akantu k'akanuma, noneho hejuru bakandikaho amagambo runaka, Interreligious Council, noneho barangiza bakandikaho Interreligious Council wenda Uganda, Interreligious Council Sierra Leone, Interreligious Council Kenya, Ethiopia n'ibindi. Noneho hasi bashyiraho intego imwe bose, cyangwa se mu cyongereza ibyo twita motto, intego bakayita ngo Religions for Peace, idini y'amahoro. Nukuvuga ngo barahuza amadini ngo bagamije amahoro, kugira ngo ibi dini ki y'amahoro. Wenda mu kanya turi busome mu byanditswe kugira ngo turebe ibi bintu aho bihurira n'ibihe by'imperuka duhagazemo. Tugaruke ku cyane twebwe ko cyane abadukurikirana n'abanyarwanda n'abarundi. Ese ari i Burundi nabwo bari babigira? Ndakubwiye i Burundi ho sinzi neza, ariko ibihugu hafi ya byose gipfa kuba ari igihugu kiri mu isi kandi kiri hasi ya WEF, World Economic Forum, cyangwa se ya UN, United Nations. Nukuvuga ngo ayo ni amahame ava hejuru, order from above. Nukuvuga ngo ni amabwiriza agenga ibihugu, buri gihugu cyose kigomba kugira amabwiriza agenga yubaka iryo dini rimwe. Nukuvuga ngo aho tugana imbere ahangaha bishobora kuzaba itegeko kandi n'ukuboko kwa leta kubirimo, kwa leta z'ibihugu. Ariko se wenda turi aho ngaho, ni ukuvuga ngo mu yandi magambo iyobokamana rigiye guhuza na politiki ku buryo biba bifatanye gutya. Niko bimeze. Reka mpere wenda ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, uburyo bahuje ayo madini, bajya bagira igihe cyo bahura bakaba baterana bagasengana. Mpereye wenda ku madini akomeye hano mu isi tuzi, cyangwa se kubitwa abakuru b'amadini mu isi. Hari igihe papa ubwe yahuye n'umukuru w'abaporoso ku isi, n'umukuru w'abasilamu ku isi mufuti, n'umukuru w'ababudisti, n'umukuru w'ababahayi, n'umukuru w'iki, kugeza aho banubatse n'urusengero rw'icyitegererezo rwo bise Abrahamic Temple Abu Dhabi. So no kuvuga ngo rero icyo ni icyitegererezo bari batanze. N'uwitwaga Parumande Wilbur Palmer, sinibuka izina rye neza, yari umwongereza hambere yarapfuye, niwe wari ukuriye idini ya Anglican ku isi. Nawe yari ari umwe mu bakangurambaga b'icyo kintu b'idini imwe ku isi. Noneho na hano Uganda bibaho, Uganda bahora bahura rwose abakuru b'amadini bakomeye cyangwa b'amatorero. Haba harimo witwa ko ari umukuru w'abakristo w'abarokore, hakabamo umukuru w'abanyagatolika, umukuru w'abaporoso, w'abasilamu n'iki, bose nabo basenga ibindi bigirwamana, ariko bitwa ko ngo basenga ari imyizerere yabo, bafite idini runaka cyangwa se bafite icyo basenga runaka, bose bagahura. Rero ndizera ntashidikanya ko niba biba hano no mu Rwanda, ndizera ntashidikanya ko byaba ariko bimeze, barahura. Tugarutse nanone nk'abo bantu iyo bahuye, harimo abasilamu, harimo abadventiste nabo bajya bajyamo, umukuru wa buri dini yose. Abadventiste bagendera ku mategeko, abayisilamu ni Muhammadi, abakatolika harimo Bikira Mariya niwe biyambaza n'abandi batagatifu, hakazamo abayehova batemera kubambwa kwa Yesu agize amaboko yatambitse, cyane ko bavuga ngo ukuri amaguru yarasubikiranyije niko n'amaboko berekana Yesu yabambwe, cya giti gitambitse ntibacyemera. Hakazamo ababuranamu. Abo bantu iyo bahuye basenga gute? Hari umupasiteri umwe hano mu gihugu cya Uganda wigeze kubivugaho muri Uganda, arangije aravuga rimwe we bigeze kumutumira kuko yari umupasiteri ukomeye, ariko hambere yari itahi. Noneho
arangije aravuga ati hari ahantu sinzasubirayo kuko yari umuntu utinya Imana. Ngo bagezeyo bagiye gutangira gusenga, baravuga ngo umva amabwiriza ari hano, ntawemerewe gusenga mu izina rya Yesu, ngo kuko umusilamu ntiyemera Yesu nk'umwana w'Imana, n'umubudisiti cyangwa n'abandi bafite ibindi bigirwamana. Ina Uganda hari amadini yandi y'abanyamahanga, abahindu, ababudisiti, ababahayi, bose barahari, za tempo zabo zirahari muri Uganda. Noneho ugasanga barababwira ngo kubera ko bari abatabyemera, kandi wibuke ko bihaye intego yo kuvuga ngo ni idini y'amahoro. Noneho ngo ntago bashaka gukomeretsa wa wundi utagize gute, utizera Yesu, imyizerere yundi. Aha ubisobanuye neza. Noneho ubwo icyo gihe ngo ni ugusenga mu izina ry'Imana ariko udasenze mu izina rya Yesu. Kandi ijambo ry'Imana ryambwiye neza yuko nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru keretse izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo iyo udasengeye mu izina rya Yesu uba usenze ikigirwamana. Hari iyindi mana uba usenze itari Imana yaremye ijuru n'isi, Imana nyir'ijuru n'isi. None se wenda tugaruke nk'aba bahindu. Abahindu bo bafite ibindi bintu basenga, ibishushanyo. Ababudiste nuko, abo babahayi nuko. None bwo ko numva n'ikintu cyitwa Imana data twose nacyo batagihuriyeho. Buru batari bigirwamana bose babahuye bari gusenga. Nukuvuga ngo bose iyo bakuyeho izina rya Yesu, bose ubwo buri wese niba avuze Imana burya barimo avuga Imana ye. Buri wese niba avuga Imana ariko batavuze izina rya Yesu, buri wese burya ari mu murongo wo kuramya Imana ye. Ariko twebwe tuzi yuko Imana yaremye ijuru n'isi, Imana ya Abrahamu na Isaka na Israheli, nta rindi zina yaduhaye gusengeramo keretse izina ry'umwami Yesu ryonyine. Ni ukuvuga ngo utemeye Kristo wese, ese udasengeye mu izina rya Kristo abasenze ibigirwamana, ese abasenze ibindi tutazi. Bibiliya ivuga yuko Yesu ari we mahoro yacu cyane. N'umunsi yavukaga abamarayika bararimbye ngo mw'Ijuru icyubahiro kibe cy'Imana, noneho mw'isi amahoro abe mu bo yishimira. Amahoro abo bantu bari guharanira yo guhuza hamwe imyemerere n'ayahe nayo kurimbuka. Sinzi niba twakwinjira ko Yesu ari amahoro yacu akaba batamwemera bamukuramo mu myizerere yabo. Bibiliya ibivuga amahoro bashaka n'ayahe. Bibiliya bivuga neza, sinzi niba nahasoma. Uyasoma hari mu Batesalonike, Abatesalonike ba mbere ibice 5, umurongo waho guhera ku wa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu. Wumve ikintu iryo dini rigamije, ni ririmo gusohorerwaho n'ibyanditswe by'ibihe by'imeruka bigomba kutugaragariza kugaruka ku mwami wacu Yesu. Kuko nk'uko bivuze, umwami Yesu yaravuze ngo amahoro yanjye ndayabahaye, ngo kandi simba nk'uko abisi batanga. Ni ukuvuga ngo niwe wenyine. Mu Cyongereza tunabyita neza ngo he is a prince of peace, niwe mwami w'amahoro wenyine. Kristo niwe mwami w'amahoro. None rero niba abantu bavuze ngo barashaka amahoro ariko hanze y'izina rya Yesu, nta mahoro barimo bashaka, ahubwo barimo barikururira kurimbuka, umujinya w'Imana. Reka dusome Abatesalonike ba mbere ibice 5, ndahera ku murongo wa mbere kugira ngo byumvikane neza tugere ku wa 3. Ngo haravuga ngo ariko subheading, umutwe w'ijambo hejuru uravuga uri mu bice 4, uravuga ngo kugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abapfuye. Noneho umurongo wa mbere ibice 5 ngo ariko bene data, iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro. 3 ngo ubwo bazaba bavuga bati nta amahoro nta kibi kiriho. Bumvishe ya ntego yabo, ubwo bazaba bavuga bati nta amahoro nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka uzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. Wumve uyu munsi iyo dini irimo iraza yishingikirije kuvuga ngo barashaka amahoro, ngo kugira ngo he kuba ikintu kibatandukanya. Bamwe bavuga ngo twizera Imana, abandi twizera umwami Yesu, abandi ntibamwizera, ngo bizane akavuyo n'iki. Ariko noneho hano Bibiliya yavuze ngo ubwo bazaba bavuga ngo nta mahoro. Paulo arabanje aratubwira, yabwiraga Abatesalonike, abwira natwe kuko yavugaga iby'ibihe by'imeruka no kugaruka kwa Kristo. Arangije aravuga ngo igihe ngo sinshaka kugira ngo ntago nirirwa mbabwira byinshi kubijyanye n'ibihe by'imeruka, ngo kuko mwebwe murabizi, mutari mu mwijima, muri abana b'umucyo, mwamenye uko kuri, murakuzi. Arangije aravuga ngo
icyo gihe ngo nk'uko ibise bitungura umugore, kandi arongera avuga ngo umwami Yesu azaza nk'iki, nk'umujura. Ikingaragariza ko umwami Yesu ari hafi kuza nuko ibyo byose barimo bishingikirizaho Bibiliya yatubwiye birimo birasohora. Baranje bavuga ngo kuzabatungura, ngo ubwo bazaba bavuga ngo ni amahoro nta kibi kiriho. Wibuke murebe kuri ibyo birangantego by'iyo interreligious council cyangwa ibirangantego uri kubigarakaho cyane. Ni ukuvuga ngo hari ibirangantego by'ibihugu, hakabaho n'ikirangantego noneho cy'isi. Ni ukuvuga ngo hariho iby'ibihugu tubiveho, noneho ni ukuvuga ngo iyo dini imwe bashyizeho barimo bubaka nayo bayihaye ikirangantego ku rwego rw'isi. Dore murakireba murakibona, kiriho ubunuma bubiri cyanditseho ngo World Interreligious Council. Icyo nicyo kiyoboye ibindi birangantego by'ibihugu, harimo n'amabendera y'isi yose. Noneho buretse wumve, noneho na buri gihugu kikagenda nanone kigira ikirangantego cyacyo ariko kiri munsi y'icyo, kandi intego ari imwe, religions for peace, amadini kubw'amahoro. Ni ukuvuga ngo amadini y'amahoro. Ni ukuvuga iki rero? Niho hano Kristo ijambo ry'Imana ritubwiye, aravuga ngo ubwo bazaba bavuga ngo ni amahoro ni amahoro, ntiwumva ko nabo se ngo intego bihaye ari ukugira ngo bashakire isi amahoro ngo kugira ngo babe amahoro mu isi. Noneho ngo ubwo bazaba bavuga ngo ni amahoro ni amahoro, bazatungurwa n'iki? No kurimbuka. Ariko se konze ko iki kintu cyari kiri mu muryango w'abibumbye unashingwa muri 1945 ko ari ryo ntego bari bafite, bije mu birebana n'imyemerere gute? Nzi ko umuryango w'abibumbye mu cyambere mu ntego yabo bafite ngo guharanira amahoro n'umutekano mu isi. Ibyo byari birebanaga na politike y'umuryango w'abibumbye n'ibihugu. Kuki yobokamana, abantu bahagarariye yobokamana bivanze mu bya politiki? Ubundi ukuntu bimeze ibi bintu, uwo muryango w'abibumbye uvuga mu cyongereza tubyita neza ni naho byasobanuka ngo ni United Nations, ubumwe bw'ibihugu. Noneho urumva bo bari bafite iyo ntego, ariko kubera ko bazaho baganisha isi, hari ibintu bitatu bihaye n'impamvu barimo babizamo cyane, cyangwa se idini ririmo ryivanga na politiki. Ni ibihe by'imperuka bigomba kudusoreraho, kuko na Bibiliya itweretse ko ubwo bose isi yose izabivuga ngo ni amahoro ni amahoro, ari ibintu bubatse byo kuvuga ngo barashaka amahoro, ari bwo bazatungurwa no kujya gute no kurimbuka. Noneho ukuntu bimeze, bo bubatse barimo barakora ibintu, barashaka ibintu bitatu bigera kuri bitatu. Icyambere ni leta imwe y'isi yose, one world government, leta imwe y'isi yose. Icyo ni kimwe, sinacyo ndi buvugeho cyane. Icya kabiri, iyo leta imwe y'isi yose ikaba irimo ikintu cyo bise ifaranga rimwe, digital currency, ifaranga rimwe ry'isi yose, tutakirireba rikora mu buryo bwa tekinoloji. Sinacyo ngiye kuvugaho, twakivuzeho bushize. Kandi nanone ihurije ku mwirondoro umwe, nabyo twigeze kubivugaho. Byose bigahurira muri microchip, bizabanza guhuruzwa mu buryo butari ubwa microchip ariko nabwo bw'ikoranabuhanga, nyuma babishyire muri microchip. None icya gatatu rero ni one world religion, idini rimwe ry'isi yose, ari naryo turimo tuvugaho uyu munsi wa none. Ni ukuvuga ngo ni intego y'ibintu bitatu bihaye byo kugira ngo bubake Babeli yabo, ese bubake isi yabo baganisha mu kurimbuka. Icyo kintu cyahoze ari icya UN nk'uko wabivuze, umuryango w'abibumbye, ariko biba ngombwa ko bagomba kugihatira isi n'abayituye, bakabihatira imyemerere irebana n'iyobokamana, nabo bakabibashyiramo. Uyu munsi bamaze kubibashyiramo, byaratangiye mu gihe kiri imbere. Noneho ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo mu gihe kiri imbere utazemera kuyoboka izo nzira, niba ari n'itorero ryanze kujya muri ubwo bumwe bw'idini ryitwaga itorero, ni ukuvuga ngo bazabarwanya, ntimuzongera kwemererwa gusenga. Kandi nimunarijyamo, ubwo muzaba mwiteguye gukuraho izina rya Yesu mukarisimbuza imana tutazi. Ndagira ngo ahantu tuhatinde, kuko hari ibintu tuvuga twihuta abantu ntibabyumve, cyangwa se bakabyumva amawushuka. Bibiliya ni igitabo kiremereye, kandi nubwo abantu benshi bavuga ko bayobotse Kristo batacyitayeho, ariko ni igitabo kivuga ibintu by'ukuri. Ibi bintu nkurikije uko wumva bihagaze, turimo twerekeza neza ku buhanuzi bw'ibyahishuwe igice cya 18. Hahandi Imana ituvuga ngo ubwoko bwanjye nimuyisohokemo. Urumva atari ya Babuloni,
urumva bidahujwe neza n'imitegekere y'isi cyane rwose. urumva atariho abantu koko bari mu itorero rya Kristo bagiye kwandurizwa nk'uko Yesu yavuze ngo bazabya n'intore niba byashoboka. urumva atariho wa muburo koko urimo kuvugwa neza utangiye kugira uvuga ngo nimuve muri Babuloni. Ikibazo cyo kwibaza rero, ese ibindi nk'ibingi ko tuba tubiganira abantu ntibabifata nk'ibintu bisanzwe kandi wumva ari ibintu bihari bya neza bihari ubu ngubu aka kanya. Bo bashobora kutabimenya ariko benshi bamaze kubimenya kuko ni ibintu birimo bigaragara, birimo bigenda bishyirwa mu bikorwa. Usigaye usanga mu karere runaka ese district runaka basigaye bakorana za campaign cyangwa se gukangurira abantu kujya mu mpuzamadini. Ugasanga bashyizeho umunsi umwe runaka ngo abanyagatulika, abaporoso n'abasilamu mwese muhure n'abandi, buri muntu wese ufite imyizere runaka ngo bahure basengere hamwe bateranire hamwe. Bigiye bimanuka ku buryo bigeze no mu nzego zo hasi. Burundi byarabaye rwose. Ejo bundi byarabaye na perezida asengana na bose da. Niko bimeze. None ikibikwereka ko ari plan y'isi ni nkuko niyo hari ibirori runaka by'igihugu ese by'amareta y'ibihugu bitandukanye, usanga kuri ibyo birori basigaye babakira bose. Ntago bakira umuntu umwe ngo asenge birangire. Niba bavuze bati ntago bakira umwe ngo bavuge bati ubwo urasenze birarangiye, oya barakira umurokore asenge, nibarangiza bakire umusilamu asenge, nibarangiza bakire umunyagatulika asenge, bakire n'abandi bafite indi myizerere, buri umwe agenda se. So nukuvuga ngo ni ibintu bigaragara ariko mu gihe kiri imbere noneho bizaba ari itegeko ntakuka, kandi utazabyubahiriza kandi kubyubahiriza kwawe nuko wemera gusimbura izina rya Yesu bakagira gute rigashyirwa ku ruhande. Kandi n'ibyanditswe bitwereka yuko n'ubundi haraho ijambo ry'Imana ribitubwira neza. Abatesalonike ba 2:2 rikatubwira yuko kugaruka k'umwami Yesu kutazaza hatabanje kubaho kurya kwimura Imana, kandi Imana y'ukuri igaragarira mu ki? Mu izina ry'umwami wacu Yesu. None urumva iyo dini barimo bashyiraho ni mu buryo bwo kugira ngo bimure Kristo, bimike ikigirwamana twebwe tutazi. Ubundi ibyo nibyo byahoze muri Babuloni ya kera ya Nebukadinezari. Babuloni ya kera yari leta ikomatanije idini na politiki. N'uyu munsi niko ikagira insengero nini n'intoya zirenga 1000. N'uyu munsi niko biri. None urumva barabyubatse neza cyane rwose. Urumva hano umuryango w'abibumbye kamemu niwe uyoboye isi. None urumva niwe rero birimo cyane. Byanga byakunda mu gihe gitoya nta bantu bazongera gusenga bonyine, bagomba gusengera hamwe. Ubundi ngo intego bafite nuko icyo bashaka kuzageraho nukugera ku rwego niba mwebwe mwari abarokore murimo musenga, kubera ko mutagisenga ibi bituma ngo mwene so wundi ngo abandi bantu bakomereka kuko ni idini y'iki ngo y'amahoro. Noneho ku buryo umusilamu azajya hagera akinjira nawe agasara aho ngaho kubera ko atari bwumve ngo ibimukomeretse. Ese nawe waba ugenda waca ku musigiti ukinjiramo ugasenga kuko urasenga Imana, ntusenga mu izina rya Yesu. Wapfukama wahagarara, ariko icyangombwa ni ukuba ngo mwese ngo musenga Imana, ngo kuko mwese muri abana b'Imana. Hari ibyo batangiye kubikora babubatse n'urusengero rw'icyitegererezo rwo bise Abrahamic Temple ruri Abu Dhabi. Papa niwe wagiye kurutaha n'umukuru w'abasilamu ku isi, mufti w'abasilamu. Noneho harimo ingoro 3 ngo ni Abrahamic Temple niko bayise. Izo ngoro 3 ariko zose zihurijwe hamwe. Noneho hakabaho n'ahandi bose bazajya bahura ngo bagasengera bose nk'abana b'iki b'Imana. Hari ingoro y'Abakatolike, y'Abasilamu n'iy'abasenga ibigirwamana bo byose. Abakatolike ubwo bajyanye n'abitwa abakristo bahagarariye mbega Christianism. Noneho hakabaho y'Abayuda. Y'Abayuda ubwo niyo irimo gusenga ibigirwamana byose. Nayo bagateraniramo bose basenga imyizerere y'ibintu byabo bitandukanye. Noneho hakabaho n'iy'Abasilamu.
ariko noneho bakagira ngo naho bazajya bahurira bose bavuye muri iyo ngoro n'ubundi aho bose bagahura nk'abana ngo ba Aburahamu basenga Imana imwe kandi bakomoka kuri Aburahamu. Niyo mpamvu bahise Abrahamic Temple, rero niyo ihuje noneho urusengero rw'aba Aburahamu. Urwo nirwo rwabaye icyitegererezo ku buryo mu gihe kiri imbere bashobora kuzagenda babibyubaka muri buri gihugu. Noneho nyuma yaho bikaba itegeko n'izitwa insengero, mugakuraho cya kindi cyabatandukanyaga ngo n'abandi, ku buryo buri wese nk'uko nahoze mbivuga ugera ku musigiti ukinjira usenga ngo Imana. Ubuhanuzi buruzuye bw'ibyahishuwe 18 irarangiye. Ari byo bya bindi nk'uko babivuze no muri Daniel birimo mu bice bitatu, aho Nebukadinezari yaremye igishushanyo yarangiza agashyiraho itegeko ryo kuvuga ngo mu mahanga yose no mu bihugu byose mwese muterane, bagaterana ngo mupfukamire igishushanyo naremye, agashyiraho n'itangaza kavuga ngo utakiramya wese aranagwa mu muriro. Hariho conditions, hariho amahame, aranagwa mu muriro, mu itanura ry'umuriro. Noneho abanze gupfukama kuko bari bamenye ko atari Imana y'ukuri bari Abayuda b'abasore batatu, Shadraka, Meshaki na Abednego. Daniel we yari igisonga cy'umwami atagomba kugaragara mu bapfukama, nawe yari yicaye mu byubahiro bye, ni nayo mpamvu ari yawe atagaragara cyane. Noneho bari abasore banga gupfukama kuko bamenye ko icyo kintu bavuga ngo basenga iyo ni ikigirwamana, si Imana y'ukuri, kuko byari amahame y'isi yose. Nk'uko bavuga guti 18 mu byahishuwe haruzuye, Babuloni iruzuye, nicyo gihe hariho iyo Babuloni. Bari yabanze gupfukama, wibuke yuko yanavuze ngo niyihe Mana yabakiza amaboko yawe, ariko baranje baravuga bati ari nacyo natwe dukwiriye gukora abakristo b'uyu munsi. Ese amatorero y'uyu munsi niba mukiri ku murongo w'ukuri, icyo mukwiriye gukora, pastor wowe unyumva, mukristo unyumva, matorero, madini, niba mukiri mukuri kw'ijambo ry'Imana, hari abatubanjirije bagaragaje guhamya mu gihe isi yose yashakaga ko basenga ikintu kimwe, igishushanyo cy'umwami cyashyizweho. Natwe uyu munsi ni igishushanyo cyashyizweho, kuko niba batemera izina rya Yesu kandi ngo babikora kugira ngo habeho amahoro, kandi amahoro tuzi ko abonerwa muri nde? Mu mwami Yesu. Bisobanuye ngo ni ikigirwamana tutazi twebwe, si Imana y'ukuri. Noneho bari abasore ngo banze gupfukama, baranabakangisha batitaye ku magara yabo. Adura yarabonetse cyane Abu Dhabi na Adura yo kwa Nebukadinezari cyamaze gushingwa. Oya, icyo ni icyitegererezo bashyizeho, bigomba kuzagera muri buri gihugu. Noneho niba batanubatse n'izo ngoro muri buri gihugu, uretse ko bazanazubaka kuko kiriya ni icyitegererezo, noneho bizaba itegeko kugira ngo buri rusengero ruba ari ikigirwamana. Bavuge bati ntimwongere gusenga mu izina rya Yesu, kugira ngo uwucaho wese ngo gasita mwese muri abana b'Imana. Ariko wibuke ijambo ry'Imana ukuntu ritubwira mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 1 umurongo wa 12, byaravuze ngo icyakora koko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ni abizeye izina ry'umwami wacu Yesu. Bisobanuye iki rero? Utizera umwami Yesu si umwana w'Imana. Ibyo barimo bazana kubeshyabeshya abantu no gushushanya abantu ngo mwese muri abana b'Imana, murasenga Imana imwe, siko biri. Yewe mu bintu ndi kumva kandi mbona nuko Satani ni kuva kera, ariko uyu munsi nibwo bigeze imbaraga nyinshi. Satani ntigeze yemera na rimwe ko ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buvugwa mu isi. Kuvuga ngo Bibiliya arashaka kuyisubiza mu gice kimwe. Isezerano rishya ntabwo rikenewe, ntabwo rishakwa, kandi isezerano rishya nibwo butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Yesu yarabuvuze, atuma intumwa ze zirandika ziranavuga, umwuka warakomeza kuvuga, niyo Musa cyavuga. Ibi bintu barimo barubaka ni ugukuramo ikintu cyitwa ubutumwa bwiza. Niko ubutumwa bwiza bushingira kuri Kristo, ni kuri Kristo kandi ni umwami Yesu. None Kristo barimo baramushyira ku ruhande, bo barimo barishakira ngo amahoro, ariko amahoro atari mu mwami Yesu. Kandi wibuke ko yavuze ngo niwe wenyine, niwe mwami w'amahoro. Yes, ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza bwo rwose burimo burangwa. Ariko no kuva kera njye namye mbibwira abantu, ni mukurikirane muri n'amadini mubamo, murasanga abantu bigisha isezerano rishya ari bake cyane. Abantu kugira ngo bicare mu isezerano rishya baryigisha, abapasiteri, ababishop,
uzasanga bibereye kwa Dawidi, bibereye mu bami, bibereye kwa Aburahamu, bibereye kwa Yosefu, bibereye kwa Rusi, ni kwa Esteri, ni kwa Yobu, ni muri Zaburi. Kwigisha ubutumwa bwiza ngo binjire mu isezerano rishya bigisha berekana agakiza kanyako biragoye. Noneho igitangaje, niba abana bagayo ariko bagafata biriya by'isezerano rya kera kuko byahanuraga byerekanaga kuzaza kw'iki kw'agakiza, bakabihuza n'isezerano rishya. Barabihuza kandi isezerano rishya bataryigisha ntibibaho. Iyo usungo bari bariyo ariko bakagaruka bakabitwereka mu isezerano rishya aho byasohoreye. Reka nkubwire ikintu abantu bakwiye kumenya. Teologiya ivuga yuko kugira ngo Bibiliya uyumve nuko wigisha isezerano rya kera ukarihuza n'irishya. Cyane nkuko nabimbivuze. Ariko siko bimeze. Ahubwo kugira ngo wigishe abantu Bibiliya bayumve nuko wigisha isezerano rishya ukajya kuzana ibya kera ukabona kubyongeramo. Kuko isezerano rishya ni umwuka, kandi umwuka niwe wandikisha isezerano rya kera. Niyo mpamvu igihe cyose wamaze kumenya isezerano rishya, irya kera uryumva cyane kurenza uko wahera mu rya kera ry'amategeko ngo ubone kujya muri rishya. Abantu benshi nzi nagiye mbana nabo, bamwe ni abapaseri, abandi ni abarimu muri ADPR. Harimo abantu bamwe bagiye bavuga ngo ngewe ndamutse nkumvishe wigisha isezerano rishya gusa uko bakanganiriza sinakongera kuba inshuti yawe. Uko utavuze Dawidi ngo umutondagura uvuge amabuye 5 yateruye, uvuge uko byagenze, ugahora ngo kwa Pahuro ngo kwa gutyo, ngewe nagiye muhana benshi babimbwira sinakongera kuvuga nawe, sinabishuti nabo. Urumva umuntu wamenye isezerano rishya akaryumva neza, iyo agiye gusoma Aburahamu amwumva cyane kuko ahita Aburahamu niwe sekuruza waba naba najyaga nsuma hariya. Ariko abantu benshi baba mu isezerano rya kera uzasanga ari abana mu by'agakiza, bahora iteka ryose ari abana. Ibi byose tuvuga ahise igeze, uko ihagaze, ibirimo kuza, waba yumva ari ibintu biri kure cyane. Ariko umuntu wabaye mu isezerano rishya akamenya Yesu ukuntu avuze iby'ibimenyetso zaranga kuza kwe, uko isi izabisa, uko izaba imeze, intambara mu isi, inzego za politiki uko zaba zimeze, byose bisanga mu isezerano rishya. Ibyahishuwe niho byibereye. Uyu muntu iyo yumvishe nk'ibi turi kuvuga abyumva vuba cyane kuko yabyisomeye mu isezerano rishya. Ariko se umuntu yaba kwa Aburahamu akavuga kuri Aburahamu yimuka agenda, ukambwira ngo azamenya ibyo ngibyo by'intambara ziri kubera mu isi, azabimenyeshwa n'iki? Niyo mpamvu rero biragoye kugira ngo abantu bahite bumva iki kintu cy'impuzamadini gishaka gusenya ubutumwa bwiza, kuko ubutumwa bwiza ni isezerano rishya. Ntabwo mu rya kera ari ubutumwa bwiza. Isezerano rya kera ni isezerano ry'amategeko, ntabwo ari ubutumwa bwiza. Rero intego y'iki kintu cy'impuzamadini ngewe uko ncyumva ni ukurwanya Yesu n'ubutumwa yavuze, n'ubwo umwuka ari kuvuga ngo ibyo bintu bihagarare, umwuka wera aceceke, n'abawuzuraga ntibongere kuwuzura, byose bizimye. Erega ni ibyanditswe n'ibyo babivuze, baramurwanya mu buryo bugaragara. Urumva Kristo yaravuze ngo ninjye mwami w'amahoro, none barimo baramushyira ku ruhande bishakira amahoro yabo, kandi Bibiliya yabitwetse ngo igihe bazaba bavuga ngo ni amahoro bazatungurwa no kugira gute, no kurimbuka, ngo nk'uko ibise bitungura umugore. Ni ukuvuga ngo barimo bararwanya Kristo ndetse n'abamwemeye bose, kandi ntago byantangaza. Ibyo byatangiye kuva umunsi w'imperuka ibihe twinjira mu bihe by'imperuka. Ibihe by'imperuka byatangiye ubwo Kristo yaravutse mu isi, ageze mu isi. Ni ukuvuga ngo kuva icyo gihe abariho abitwaga ngo bazi Imana, abafarisayo, abasadukayo n'abatambyi bakuru. None se sibo batanze umwami Yesu mu maboko y'abapagani ngo abambwe? Bafatanyije n'abategeko n'abategetsi. Kuko wibuke tubonamo ba Pilato, tubonamo ba Herode bifatanyije n'abitwa ko bamenye Imana, bazi Imana, nibo bamurwanyije. None n'uyu munsi rero twegereza kugaruka kwe, aje gutwara itorero. Nk'uko itorero ryatangiriye muri uko kumuhakana no kutamwemera, ni nako rigomba gutwarirwa hagati mu kumuhakana no kutagira gute, no kutamwemera. Iki kintu abantu bakimenye, uko politike yo muri biriya bihe byo mu kinyejana cya mbere yari imeze, ni nako isi igomba gusoza iki gihe. Niko bimeze. Uko bari barifatanyije, barihuje n'iyobokamana rya Isiraheli n'indi yobokamana ry'ibigirwamana by'Abaroma, niko isi igomba kurangira byasubiranye. Niko bimeze. Urumva
uko barwanyije Yesu bahuje inama kandi bose bahagarariye iyobokamana rizima ngo rya Isiraheli ndetse n'abanyapolitike bakarwanya Yesu, niko bigomba gusoza. Uko hatotejwe itorero, intumwa zikicwa zigatwika zikabambwa, niko bigomba gusoza kuko baziraga ubutumwa bwiza bwa Yesu. Uko buzuye imbaraga nyinshi z'umwuka wera zo guhamya, niko n'ubundi itorero rigomba gusoza rya nyaryo ryuzuye umwuka wera rigahamya. Icyo abantu bakimenye, kandi ibyo byose bizaba ku bantu bamaze gusobanukirwa iyi myizerere y'ubuyobe irimo guhuzwa. Abo nibo bazambikwa imbaraga zaziri z'umuriro zo guhamya ubutumwa bwa nyuma. Uko niko kuri. Noneho rero ikibazo abantu bundi ngenge nkunda kubaza ndimo kuvuga Yesu akunda kwije akavuga ariko mwabyumvise. Ngenge nkunda kubaza ngo nkibi ngibi tuba turimo turaganira, abantu baba barimo kubyumva cyangwa wenda babumva ari ibintu by'ibiganiro bisanzwe? Icyo nasubizaho, umwana w'ubugingo arabyumva, kuko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo abantu babunge bapfuye bazize kutamenya, kandi utari uw'ubugingo ntabyumva nyine ntabimenya akazarimbuka. Noneho umwana w'ubugingo nawe ngo nimumenye ukuri kuzababatura, warabyumva akabimenya akakira uko kuri, kuko kuri niwe jambo, niwe Kristo, agahita abona ubugingo buhoraho akabaturwa. Noneho tukiri aho rero turashaka kureba ingaruka ku birebana na evangelization ishingiye ku kwigisha kuri Yesu. Ingaruka zigiye kubaho kuri iki kintu cy'impuzamadini cyangwa cy'idini rimwe, ku bantu bavuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, wowe urabivugaho iki? Ingaruka ya mbere nuko kubavuga Kristo by'ukuri bagomba gutotezwa, hazabamo kwicwa, gufungwa no kubuzwa guterana cyangwa gusenga. Niba ari itorero runaka ariko rigishingiye ku kuri k'ubutumwa bwiza kwa Kristo, bazariha akato. Hari igihe kizagera bakarihagarika bakavuga bati bitewe nuko utarimo wubahiriza amabwiriza n'amahame agenga iby'idini muri iyi si, wowe ntago cyemerewe. Niyanga agakomeza hazabaho kwicwa nk'uko mbivuze, no gufungwa n'ibindi byose biteye ubwoba. Nk'uko ku ntumwa byari bimeze, nibyo baziraga. Wibuke bafata Petero na Yohana mu byakozwe n'intumwa, barangije bamaze kubafata ngo barabafunga igihe bari bamaze guhagurutsa ikirema cyitwa ku irembo ryitwa ryiza. Nyuma yaho ngo abakuru, abatambyi n'abafarisayo n'abatware b'Abisirayeli baraterana, ngo barabahamagara mu bice bine, ngira ngo niba ntibeshye, barababwira bati n'imbaraga ki cyangwa nibutwara ki bibatera gukora ibi ngibi. Barababwira bati ni izina rya Yesu wa wundi mwishe mukamubamba. Uzi amahame n'amabwiriza baje kubaha nyuma? Barababwiye bati rero tugiye kubarekura, ariko muramenye nimwongere kuvuga cyangwa kubumbura akanwa kanyu muvuga iryo zina. Gatoya aho hantu ugeze, ako bibira n'igitabo kiremere, ari ukuntu numva bibira nkuva irandenze. Nk'uwo murongo wisugeraho urahuza neza n'ubuhanuzi dusohoyemo uyu munsi, ubu bw'impuzamadini. None urumva barababwiye ngo mugende muvuga ubutumwa, ariko mutongera kuvuga izina. Ubutumwa muvuga mukuremo izina ryitwa Yesu cyane rwose. Urumva atari cyo tugezemo? None urumva atari cyo tugezemo? None ariko ikiza nanone, kuko aba bagabo bari baramenye Kristo bakurikiye, ari byo wambazaga uti niki gikurikira kubitwa ko bavuga ubutumwa bwiza bw'ukuri, yaba amatorero uko aracyahari, yaba hari makeya, baba abakozi b'Imana batandukanye barahari. Umva Petero arangije ngo ahamya ashize amanga, urumva aravuga ngo birakwiriye ko twumvira Imana cyangwa ko twumvira mwebwe abantu, ngo nimuhitemo kimwe. Ni ukuvuga ngo ibihe mbona turi kwinjiramo, turi ku kintu cyitwa evangelization, iyi birebana n'ivugabutumwa ku bantu bavuga ubutumwa, tubitandukanye cyane na za organisation. Ko organisation yo irimo iragenda irangira. Organisation ntabwo byakunda, ntabwo bizakunda kubera impuzamadini bayo. Igihe nikigera ntabwo bazaba ibi byo kwiyorganiza ngo mugire ahantu muhurira muterane,
niba koko mukijijwe by'ukuri hari igihe bizahagarara hari igihe gisigaje. ni ukuvuga ngo igihe dufite ni uyu munsi tugikoreshe neza, duterane, twuzuzwe imbaraga z'umwuka wera nk'uko n'intumwa byazigendekeraga. Hari aho bateraniye mu cyumba cyo hejuru aho Kristo yari yarabasize, sibyo? Mu Yerusalemu ababwira ati muzahurire i Yerusalemu mu cyumba. Noneho bamaze guterana nyuma y'iminsi 40 umwuka wera arabamanukira. Amaze kubamanukira batangira gutatana. Rero iki ni igihe, nicyo gihe dufite cyo guhura tugaterana, tukuzuzwa, tukezwa, tugaca bugufi, tugahurira muri iri jambo ry'Imana, tukarisubiramo, tukarisesengura turi mu bumwe, hanyuma tukuzuzwa imbaraga z'umwuka wera. Kiriya gihe cyagera kikagera twarujuru, buri umwe agacukwe, uciye iburyo ibumoso, utwaye iki ubutumwa bwiza. Kuko hari icyo bita icyo twise organization. Organization na ya manuza ya matorero y'abantu bagiye bishyira hamwe, sibyo? Mu by'ukuri iyo twitegereje tubona byinshi bimaze gupfa, benshi barapfuye nta buzima bafite. Aya madini akorera muri organization. Ndavuga kwiyorganiza, urugero nk'ubu twiyorganiza tugakora ministeri yacu, tukubaka hari inzu yo guteraniramo, urumva na organization yacu twebwe dushyizeho. Urumva iki ngiki mu gihe gito kuko ubona noneho hagiye kubaho isi yose ntizemera ko izo ngizo ntoya zibaho zinyuranyije n'amabwiriza n'amahame yabo. Ntabwo bizabaho, ahubwo birimo kugenda bisa nkaho birangira. Nitutemera ko birangira kuri twebwe, tuzemera ko zigumaho, ariko tugendeye ku mahame n'amabwiriza yabo. Naho ubundi niba tutabyemeye, hagiye kubaho ikintu cyitwa gukorera Imana k'umuntu ku giti cye, cyangwa muri batatu cyangwa muri batanu mwisha ahantu, nkuko mu gihe cy'intumwa byabigize gute byari bimeze. Ariko nashaka kureba ingaruka zizatubaho. Nazivuze ni ukwicwa, harimo kwicwa, harimo gufungwa, gutotezwa mu buryo bwose. Kuko nusigara ukiri kuri k'ubutumwa bwiza, uvuga Yesu bazakubwira baturimo urabuza abandi amahoro, kuko bya bindi bakuyeho rya zina kugira ngo babone amahoro. Noneho ni ukuvuga ngo icyo gihe bazakubwira ngo urimo urinjira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Bakubwire bati urimo urabuza bene so amahoro, utongera. Noneho niwanga, urumva igikurikira n'iki? Ushobora kubigwamo, ese ushobora gufungwa, ese ushobora gutotezwa mu buryo butandukanye. Nuko abanza amasomo y'amagambo. Aya magambo uvuze mu kanya ndayakunda cyane. Petero na Yohana babashyira abatambyi, kuko hano tuba turi kwiga biranga abantu bayumve cyane. Ni maremare ariko ngiye kuyasoma. Mwumve ibyabaye ku ntumwa, babwire nibura n'ibyakozwe n'intumwa cya 4 ndahera ku murongo 5, ariko abasoma bazahera ku wa mbere. Intero y'amagambo cyangwa titire cyangwa umutwe aravuze ngo abatambyi bafata Petero na Yohana. Umurongo 5 aravuze ngo bukeye bwaho abatwari n'abakuru n'abanditsi bateranira i Yerusalemu, Nana umutambyi mukuru na Kayafa na Yohana na Alexanderi n'abo umuryango bose w'abatambyi bakuru. Babata hagati barababaza bati n'imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo? Nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati yuzuye umwuka wera, kuvuga ngo wakeneye umwuka wera wo guhamya muri iki gihe cy'impuzamadini cyangwa cy'idini rimwe. Nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati batware b'abantu namwe abakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagire neza umuntu waruremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisirayeli yuko ari izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye umuntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse rikomeza imfuruka. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamo, ngo ni izina rya Yesu. Babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe, baratangara, maze bibuka ko babanaga na Yesu. Kandi babonye uwo muntu wakijijwe ahagararanye nabo, babura icyo babasubiza. Babategeka kuva mu rukiko, maze bajya inama bati aba bantu, aha niho nashaka cyane, aba bantu tubagire dute
ko bimenyekanye mu batuye Yerusalemu bose yuko bakoze ikimenyetso cyogeye natwe tutabasha kubihakana ariko kugira ngo bitarushaho kwamamara mu bantu tubakangishe batongera kugira umuntu wese babwira muri iryo zina rya Yesu. niwo mwuka ugarutse muri iyi minsi imeruka cyane, n'uyu ugarutse muri ubu bumwe bw'idini rimwe, n'uyu mwuka ugarutse cyane rwose. Satani wakoresheje abatambyi, abafarisayo, abasadukayo, abanditsi muri kiriya gihe akorana n'abanyapolitiki ba Roma, nibyo binagaruye muri iki gihe cyane rwose. isi irarangiye cyane, tugeze ku bihe by'imeruka, itorero ryinjiye mu bihe bikomeye kandi itorero riri hafi gutaha. kuko ibyo kwimura iryo zina ni bigomba kubanziriza mbere y'uko bigomba kubaho mbere y'uko umwami wacu Yesu agaruka gutwara iki itorero rye. Byaranditswe mu Batesalonike ba 2:2. Reka turebe noneho ibamwe babwiye uburyo zuzuye umwuka wera uko zavuze. Ni nayo nama nenda kugira abantu uyu munsi n'amatorero. Haleluya. Bongera kubahamagara, bamaze guterana nk'uko ab'iki gihe bateranye, bagiye inama y'icyo bagomba kubakangisha. Barabategeka ngo bareke rwose kuvuga cyangwa kwigisha mu izina rya Yesu. Petero na Yohana barabasubiza bati, niba ari byiza imbere y'Imana kubumvira kuruta Imana, nimuhitemo, kuko tutabasha kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twabonye kandi twumvise. Amen. Arekera aho ngaho. Nimuhitemo, kuko tutabasha kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twabonye kandi twumvishe. Natwe rero bene data, matorero, bakozi b'Imana, iki si igihe cyo kwiyumanganya, ariko ikibi dusaba ni dukoreshe neza iki gihe gitoya dufite, bigishoboka ko duterana, sibyo? Twuzuzwe imbaraga z'umwuka wera, kuko wumvishe ko ngo Petero yari yuzuye iki imbaraga z'umwuka wera. Nicyo gihe uyu munsi niba bigishoboka ko twaterana nk'itorero tugahura turi 100-200, nicyo gihe ngo duce bugufi, duhagarare mu kuri kw'ijambo ry'Imana, twihane, dukunde Kristo, duhugurane muri iri jambo, dusaba imbaraga z'umwuka wera. Nitumara kuzuza ibyo byadutse, batangiye kushyiraho amahame n'amabwiriza, bavuga bati ntibikwiriye ko mwongera kuvuga muri iryo zina, natwe dusubize tuti ntago dushobora kwiyumanganya tutavuze ibyo twumvishe kandi twabonye uwo twizeye, Kristo umwami wacu. Iki nicyo gihe rero, koresha igihe cyawe neza. Nutanagikoresha neza, imbere aha ngaha uzihakana Kristo, utinya kubabazwa, kwicwa, akarengane n'ibindi bitandukanye. Ariko wibuke hari abatubanjirije, ntacyo tuzitwaza, babinyuzemo kandi baba bagabo bo guhamya Kristo umwami wacu. So nicyo gihe. Kandi ikindi mbagiraho inama, iryo jambo riri mu Bakorino ba 2, nsomerayo Abakorino ba 2 ibice 6, umurongo wawo guhera kwa 17-18 gutyo kumanuka. Mu rwandiko rwa 14 rw'Abakorino ibice 6, yandikiye Abakorino 6 umurongo wa 14 kugeza kwa 18 niba ntibeshye. Haravuze ngo ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, nk'uko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nuko muve hagati y'aba bandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga, kandi ntimukore ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira kandi nzababera so, namwe muzambere abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose avuga. Amen. Wumvishe iryo jambo ngo nuko nimwifatanye n'abatizera mudahwanye. None uyu munsi isi yo irimo irarwanya iryo jambo, baragira ngo uwizeye Kristo yifatanye n'utamwizeye. Kandi ijambo kwizera ryerekezwa kuri Yesu, kuri Yesu Kristo wenyine, nta wundi. Ubwo inyuma ya Kristo si ukwizera n'ibindi. None impuzamadini, idini rimwe bagiye kwifatanya bose, barimo barakuraho kwizera Kristo, noneho bagashaka ko n'uwizeye Kristo yifatanya n'abatizera. Kandi ijambo wumvisha uko ritubwira ngo nimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Ngo mbese gukiranuka byafatanya bite no gukiranirwa?
byahuza bite kweri? aha arongera avuga ngo mbese umucyo n'umwijima byahuza bite? birazira aho umucyo uri umwijima urahunga. bivuga ngo none uyu munsi abatizera barashaka ko byose bihuza, ni ukuvuga ngo ubu already umucyo wa Kristo uzaba wavuyeho, kuko ufite umucyo ntiwahuza n'utari mu mucyo. Umucyo ubu nureba dukuyeho itara umwijima uhita winjira, kandi twashyiraho itara umwijima ugahunga. Noneho barashaka ko umwijima winjira umucyo tukawuvamo tukinjira mu mwijima. Noneho nanone avuga ijambo ryiza ngo mbese Kristo yafatanye ahuriye he na Beliyali? Beliyali ubundi ni izina rya Satani rindi risobanura ngo ububi. Ntaho umwami w'abami Yesu Kristo ahuriye na Satani, inshuti zanjye. Noneho arangije hepfo aravuga ngo mbese urusengero rw'Imana rwahuzwa rute n'ibishushanyo? Ngo mbese nimuzi ko muri insengero z'Imana? Twebwe turi insengero z'umwuka wera, zo kubabwamo n'Imana, zo guturwamo n'Imana mu buryo bw'umwuka. Rero ntibisobanuye ko tugomba kwifatanya n'abatizera Kristo bizera ibishushanyo, babaye insengero za Satani, bakurikiye ibigirwamana. Ntabwo bihura, nshuti zanjye. Hanje avuga ngo nuko mwitandukanye na babandi, ngo muve hagati yabo, nanjye nzatura muri mwe, ngendere muri mwe, mbane namwe. Nicyo gihe rero cyo kwitandukanya n'ibyo. Niba muri itorero muramenye, nimwinjira muri ibyo bintu by'impuzamadini, already mumaze kwifatanya n'abatizera, kandi mumaze kwifatanya na Beliyali, ndetse mumaze kwifatanya n'umwijima. Ntabwo umucyo ukiri muri mwe. Noneho hasi hari ijambo nkunda, ngiye bavuze ngo muve hagati y'ababandi. Ntabwo rero nshuti yanjye, pastor unyumva, matorero anyumva, ese bakristo munyumva, nubona hari ubundi buryo ubusabane bwabayeho bw'impuzamadini mu itorero urimo, uzahunge. Nawe pastor nubona baguhatira ibyo bintu, nicyo gihe cyo kugira ngo uzahamye Kristo, kuko niwe ifatanya nabyo. Already umucyo wa Kristo uzaba uwuvuyemo, kandi ijambo ry'Imana ritubwiye ko ntaho bihuriye, ntago bishoboka. None cyaka hari uburyo urimo kuvuga ibintu ukumva hari n'ibintu biri kuri. Icyo shaka kuvuga, icyo kintu cyo guhuza amadini, ko twatangiye turi kubireba ko buri gihugu cyose cyamaze gukora rogo yacyo, kandi tukareba ko bagira igihe cyo guhura bagasengera hamwe. Ese ntibyarangiye? Uyu munsi impamvu biracyashoboka ko birahari, ariko navuze ko ntangira nabivuze, ntago birabitegeko. Reka nkwereke urugero. Nk'ubu mu Rwanda ngira ngo mu by'ukuri hagiye amadini yose agiye afite nuzabarizwamo izina ry'impuzamadini runaka, zira za amburerazi, imitaka bahuriramo, sibyo? Bakagira noneho umutwe wahagarariye komite nyobozi nkuru, irimo shehe, irimo nuza wo muri Katolike, musenyeri, irimo bega yani komite ihagarariye amadini ya Gikristo yose. Na Uganda nuko bimeze. Ariko ikiza cya Uganda cyo, iwacu Uganda, ndavuga nshingiye ku byonzi, ni ukuvuga ngo ho ntago birabihame ko buri torero rigira aho ribarizwa, amburera ribarizwa moya. Biracyashoboka ko leta yaguha uburenganzira bwo kugira itorero cyangwa ministeri y'ivugabutumwa utari muri amburera, ariko mu Rwanda ho byararangiye. Narabyumvise. Akaba ari nayo mpamvu bashyizeho systeme y'abantu bashaka gutangiza organisation yabo cyangwa se ministeri yabo, bashyiraho n'ibyo usabwa, kuko abo bose bari hejuru ni abantu bize, ushobora kuba barize teologiya, bafite za doctorat, bafite n'amalisanse cyangwa za maîtrise, bize n'amashuri y'isi asanzwe. Nibo bajya guhura n'ubuyobozi muri leta, bakerekana ingaruka ziriho mu madini yose, gushwana n'intambara zirimo n'ibiki byose. Ntibize, bamwe bari abashumba, abandi bari bameze gutya. Dukeneye abantu none uhurira ubizi, bize, bamaze gushyizwamo systeme y'isi, ku buryo leta nivuga rimwe bumva kabiri. Nibabwira ati dushaka ko mugendera kuri iki kintu, bagahita binjira muri siyanse uko igomba kubimeza, bazabyumva vuba cyane. Noneho mu Rwanda ho
urasabwa kuba ufite lisanse muri teolojiya kugira ngo utangize minisiteri. Udafite lisanse ya teoloji ugomba kuba ufite lisanse y'amashuri y'isi. Kandi nabwo bakaguha amabwiriza yose ugomba kugenderaho. Numvise yuko n'ibintu byo kuhora bigisha Yesu n'ibindi tugomba kubigabanya, kubwira abantu imperuka, kubwira ko Yesu agiye kugaruka. Ibyo nabyo ngo ni ugutera abantu ubwoba, bigatuma ya mahoro batayabona. Vuga amahoro bavuga ntabwo ari Yesu, ni amahoro ya Satani. Hari akantu uvuze ngira ngo nongereho, uvuze ku bigendanye n'ayo mahame n'amabwiriza muri iyo mpuzamadini bakeneye. N'ibyo byo kwiga birimo kuba warize ibijyanye n'idini. Kuko ni ukugira ngo bakubibemo imyumvire yabo utigishijwe n'Umwuka Wera. Twabibonye no mu itorero ryatubanjirije mu byakozwe n'intumwa ibice 4:13, aho bariya bari bateranije abigishwa ba Kristo cyangwa intumwa bafashe Petero na Yohana n'abandi. Bari abantu babaga bizi iki iby'idini, kandi nanone bakaba ari bo basubira inyuma bakarwanya nde Kristo, kandi bavuga ko bizi iki iby'idini. Nibo bagarukaga bakarwanya iby'Imana, bakarwanya umwami Yesu, kandi bitwa ko bizi iby'idini. Noneho barubiriya nanone bagaragaraga nk'abasuzugwe, kuko bo nibo Umwuka Wera yigishije. Wumve ngo bamaze kubateranya, reka amasomo ibice 14 byakozwe n'umurongo wa 13 nyine, ngo babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe, baratangara. Urumva nabo bafite ya ego nyine ya science n'ubumenyi bw'isi cyane rwose, ngo baratangara maze bibuka ko babanaga na Yesu, batize ubu bwenge babukuye, nta faculty nimwe bize, ubu bwenge babuvanye kubera ko bariya bw'isi teoloji ijyanye n'amahame n'imyumvire y'idini y'ibyo bashaka n'imirongo ngenderwaho. Ariko abangabo bo bari barige ngo bibutse ko babanaga na Yesu. Uyu munsi ni igihe, si igihe cyo kujya kwiga amateoloji, kuko nibo ba mbere bazabanza kurwanya umwami Yesu. Oya ubwo bivuga ngo nibo bazabanza, kuko na mahame niko bimeze. Turabibona nibo barimo barwanya Kristo, bakagaruka baje kurwanya. Mbere baramurwanyije hano, n'uyu munsi nibo bazabamurwanya. Noneho ariko abangaba ngo bigiye babanaga, bibutse ko na babandi batangajwe n'ubwenge bafite, bibutse ko bo batabanye muri ayo mashuri yabo ya za teolojiya n'ibindi. Bibutse ko baravuga ngo bakora abaswa batigishijwe, ubu bwenge babukuye. Barangije ngo bibuka ko babanaga na Yesu. Iki ni igihe cyo kugira ngo ujye ku birenge by'umwami Yesu, wigire ku birenge bya Kristo, ugwiza imbaraga z'Umwuka Wera, we kugwiza amahame n'amabwiriza by'idini, utagwiza amahame y'Umwuka Wera. Aha, dusoza. Ni iyihe nama, ni ubuhe butumwa uha abantu bose bavuga yuko bahagarariye abandi runaka mu birebana no kubajyana mu ijuru? Ndavuga abantu bafite ayo madini yabo ya gikristo bayoboye, ari aba bapasiteri, ari ababishopu, ari abaposo, ba kibishopu n'abandi, sibyo? Ku birebana no kuba badatanga ubutumwa nk'ubu ngubu turi gutanga, kandi inshingano yari yabo mu kubibwira abayoboke babo, baberekaho ibintu biri kugana. Bakaba bararumye gihwa ibi ngibi urimo uravuga, batari kubibwira abantu babo, kandi babizi ko ibyo bintu bihari. Niye nama wabagira? Inama nabagira ni ijambo tumaze gusoma mu kanya, mu Korinto ba 2 ibice 4 umurongo guhera kwa 11, mwitandukanye n'aba bandi. Icyambere ngo ntimwifatanye n'abatizera. Rero inama mbagira ya mbere, bazirikane guhamagarwa kwabo, kandi bemere kuba baca mu karengane, kuko benshi igituma babikora, benshi ntibashaka kurenganywa ubw'iryo zina rya Kristo. Icya kabiri, benshi bari ku nyungu zabo, cyubahiro, ubutunzi no kumenyekana, bigatuma rero bajyana n'ibigezweho kugira ngo nabo bakomeze bagezweho. Ariko nubwo bagezweho mu isi, mu ijuru bazabazwa amaraso yabo bayoboye. So inama mbagira rero, nibahindukire nabo bihane, bigenzure, bigenzuza ijambo ry'Imana, barebe
abatubanjirije muri uru rugendo babyitwayemo bate? icyo ndi kuvuga bakomeze barume gihwa nibyo mvuga, cyangwa babibwira abayoboke babo nibigenzura ari kwigenzura, nibamara kwigenzura, nibyo mvuga, nibamara kwigenzura bakabona ko batakoraga inshingano zabo neza, buzuze inshingano zabo. Ngewe dore icyo ndimo gushaka, babwire abo bayoboye kugira ngo batazabazwa amaraso yabo. Yuko ntabwo ibi ngibi ari twebwe bashyashya tubimenye, bo babihoramo barabizi, sibyo? Ese ko bari guceceka batabibwira abayoboke babo, babwira ati nyabuneka aho turimo turagana harakomeye, ngo nabo bategura inyigisho nk'iyi ngiyi wowe shyaka urimo uravuga, bayigisha abakristo, batangiye kubabwira ati twige strategy z'uburyo tugiye gukora kugira ngo dutambuke ahantu. Bakomeze baceceke cyangwa nabo bafungura akanwa bigisha ibi bintu. Nicyo gihe cyo kugira ngo barangurure bavuge, batabazabazwa amaraso yabo Kristo yari yarabahaye kuyobora. Uburavuga uti nibavuge, be guceceka. Niba atavuga bazabazwa amaraso yabo bahawe kuyobora, bazarenganywa cyangwa se bagatwarwa mu murongo wo kurimbuka kuko bazize kutabwirwa ukuri. Ko nge naje gusanga ikintu cyitwa umuyobozi ni ikintu gikomeye, abantu bamubonamo ubumenyi bwinshi, sibyo? Niba ngewe mvuze ngo ufite abantu nyoboye, nkaba ndi kubona ikinyoma kirimo kirinjira kandi kinjirira ikintu kirebana n'imyemerere dufite, nkatinya kubyereka abayoboke banjye, ejo zisanga ba bantu, niba ngewe ntagendeye muri byo ahubwo bajya kwifatanya n'abandi, bure tuve ngewe kuko utababwiye ukuri ngo bamenye ububi bwabo. Mbere ngewe ndameze banema sinabijyamo, noneho kuko ariko babyumvise kandi akabona afite imbaraga ntibazabasha kubyivanamo. Ushobora kubikatira ntubijyemo ariko bo bazabijyamo cyane rwose. Urumva rero ko birakwiriye ko ab'iki gihe abo bayobozi b'amadini bafite abo bayoboye bakwiye ngo guterura izi nyinshi akaba arizo bigisha abantu. Nicyo gihe kugira ngo abantu babyitegure babimenye, nibiza uzabijyamo ariko nari narabibwiwe, nabijyamo azabazwa amaraso ye. Wibuke ijambo ry'Imana ukuntu ryabwiye Ezekiel ngo nkugize umurinzi w'ubu bwoko bwanjye, nubona ikibi kije ntubwire abantu banjye bakarimbuka bazize cya kibi, uzabazwa amaraso yabo. Ariko nubabwira bakanga bakabyirohama ariko barumvishe, amaraso yabo bazayabazwa bo nkabo, ntayo uzabazwa. So nicyo gihe rero abo bakozi b'Imana batandukanye mu byiciro bitandukanye, mu matorero atandukanye, mu madini atandukanye, nicyo gihe kugira ngo babere maso abo bayoboye, bababwize ukuri kw'ibibi bituri imbere birimo bidusatira, kugira ngo ejo batazabazwa amaraso yabo. Mwami Yesu abamerwe. Urakoze cyane, turagushimiye. Amen. Hanyuma wadusengera Imana ugatanga adresse yawe kugira ngo wagukenera ukagira iyindi nama yakugisha wowe wayimugira. Yego, murakoze cyane. Nimero yanjye ya WhatsApp ni uguteranya 256 7 5 3 3 8 3 1 ndayisubiramo, guteranya 256 7 5 3 3 8 3 iyo ni ya WhatsApp. Aho waba uri hose wanyandikira ikibazo ufite, bakitubwira tugakomeza kungurana inama no gufatanya muri uru rugendo. So umwami Yesu araza vuba, twitegure. Aho uri witegura uva mu cyaha n'igisa nacyo, kandi wirinda system zose z'ibyadutse muri iyi si. Ntupfe kwinjira mu byo ubonye utaramenya ukuri kwabyo ushingiye ku ijambo ry'Imana. Ndabakunda, reka dusenge. Mana ya Abraham na Isaka na Israheli, Yesu Kristo sweetheart wanjye, ngushimiye ku bw'aka kanya keza waduhaye kugira ngo tuvuge izina ryawe Kristo mwami. Twebwe turi iki? Turi bande sweetheart wanjye Yesu? Ubishimirwe ku bwanjye na mwene data twari kumwe muri iki kiganiro na Yaron TV. Ubishimirwe kuba twumva bose n'abakurikiranye uyu munsi n'abazakurikirana mu gihe kiri imbere. Uwiteka, ubutumwa reka bugiraho bukura abari mu isi yose bumva ururimi tuvuga. Uwiteka, rugire naho rubashyitsa bamenya ibihe duhagazemo by'imperuka no kugaruka kwawe, kugira ngo turusheho kwezwa no kwitunganya twitegura kugaruka kwawe mwami wacu Yesu. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti dusenze twizeye. Amen. 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 Turabashimiye
mwebwe mwese mwarimu kuri iki kiganiro. Amahoro y'Imana akomeze gutwara mu mitima yanyu. Amen. Amakuru agezweho musohoke muri Babuloni, muri Ayaloni tumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibyo wifuza byose muri Bibiliya uzabisanga kuri Ayaloni TV. Ayaloni TV, reba itangazamakuru rurisha. Ayaloni